Imana itubabare kuvuga nabi, Imana itubare kwatura amagambo mabi ku bandi, ku nshuti zacu, ku banzi bacu. Imana y'amahoro itubabarire. Hari igihe tuvuga nabi, hari igihe dutukana, hari igihe turakara tukavugana imijinya, ariko Imana itubabarire. Hari igihe tubwira abantu na kamera ikazamuka ati sha njyewe nakwereka, nakuvuna, nakwereka aho navuye, nakwereka undi wakavuga ubwoko bw'iwanyu, ariko Imana y'amahoro itubabarire. Yesu Kristo utweze, uweze ururimi rwacu papa, nibyo tuvuga nabi, nibyo turacumura. Ururimi papa ruvuga, papa rukavuga tugashiduka twavuze nabi, ariko papa utweze utubabarire. Ururimi n'akanwa kabwira umurwayi ngo indwara si yo kukwica, akira gukira mu izina rya Yesu. Imana ishyigikira abana bayo, ikagashyigikira akanwa kawe bikaremeka. N'akanwa kabwirurira ngo humura siko bizahora, ejo bikaba byiza. N'akanwa kabwira umuntu ngo uzabyara, Imana igashyigikira urwo rurimi, umuntu akabyara koko kandi neza. Amashyengo mabi, magambo mabi, ugahamagara umuntu kuri telefone ukamutuka, uzi icyo ndicyo, ndakwiyamye, mva ndakwishituye, papa ibigambo titi. No, abana b'Imana batandukanye n'abapagani. Abefeso ibice 4 umurongo wa 29. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kawe, ahubwo uko ubonye uburyo ujye uvuga iryiza ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvishe bose umugisha. Kandi ntugateze agahinda umwuka wera w'Imana washyireho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Amen. Abefeso 5 umurongo wa 3. Ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri wowe nk'uko bikwiriye abera, cyangwa ibiteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu, cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye, ahubwo ushima Imana. Ni ijambo ry'Imana dusomye. Amen. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Imana nzima ikomeye, Imana yumva, Imana igira neza, Imana iduhana umugisha muri aka kanya, itugire neza. Nzanye ijambo ry'umugisha rivuga ngo abana b'Imana ntitwemerewe amashyengo mabi. Abana b'Imana bagira imvugo yabo, abana ba Satani bakagira imvugo zabo. Abana b'Imana ntidutukana, abana b'Imana ntituvuga amagambo ajomba abandi, abana b'Imana ntidukerensa abandi, abana b'Imana tugira imvugo y'Imana. Abana b'Imana ntidukomeretsa abandi bitewe n'amagambo tuvuze. Abana b'Imana ntitwishyura abandi mu magambo ngo dutukane ibitutsi. Abana b'Imana ntibagira ibitutsi mu kanwa kabo. N'amashyengo mabi, ugasanga uri mu kigurupe, uri mu bantu runaka, uri aho ngaho, bakavuga nyine ibintu kugira baryoshye ikiganiro, nawe ukungamo n'amashyengo mabi kugira ukiryoshye. Abisi bakavuga, nawe ukavuga nk'abisi. Abana b'Imana ntitwemerewe kuvuga nk'abisi. Hari ibyo twemerewe abana b'Imana, hari n'ibyo tutemerewe. Bagatera igiparu mu mashyengo yabo, muri terime zabo za satanike, nawe kugira ukiryoshye, nawe ukaza ukijombamo, nawe ukavuga. No.
mu gihe cyose abana b'Imana bavuga ibikwiriye mu mwanya barimo. Hari ibiparu by'abana b'Imana, hari n'ibiparu by'abana ba Satani. Birahari. Ariko mwirinde amashyengo mabi, mwirinde amagambo mabi, mwirinde ibitutsi bibi, mwirinde kujomba abantu bibi. Ibiparu byose siko bikwiriwe kuvugwamo abana b'Imana. Oya. Hari ibiparu bibi, hari amashyengo mabi. Ariko ngo twirinde amashyengo mabi, ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kawe. N'abamama disi batuka abana babo ngo pu wanjegera we, wakabwa we. Yesu bukina, ariko n'amashyengo mabi ni bibi. Kararindagiye. Babyeyi mwitonde ku magambo musohora ku bana banyu. Imana itubabarire. Mu giparu mukavuga ku muntu ukajombamo akantu ubizi neza ko atari byo. Ariko twirinde amashyengo mabi, twirinde ibiparu bibi. Imana iganze. Sujya ubibona se nawe bakavuga ukavuga mu gihe kitari cyo kuvuga? Satani yarasaze. Ibiganiro by'abantu bisigaye ari iby'ubusambanyi gusa, nawe ukijombamo, nawe ukavuga ibyo bintu by'ubusambanyi bimeze kuriya. Mwitonde. Magambo mabi akarishye mutuka abantu, ntacyo uzigezaho, uzapfa utyo. Amagambo nk'ayo, mwitonde n'amagambo mabi n'amashyengo mabi. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kacu. Abakozi bo mu rugo warabandagaje, urabatukura, basebya, ubagira icyo ntazi. No. Abana b'Imana tuvuga mu gihe gikwiye, tukavuga ibikwiriye. Ntituvuga nabi, ntituvuga ijambo rikomeretsa abandi, tuvuga ibintu bikwiriye mu gihe gikwiriye mu mwanya wabyo. Mugacira abantu mu maso. No. Mwitonde, mwirinde ibiparu bitarimo ijambo ry'Imana. Mwirinde ibiparu bitarimo ibyiza. Mwirinde ibiparu bijyuzemo abapagani. Mwirinde ibiparu by'ubusambanyi. Mwirinde ibiparu byo gucana inyuma. Mwirinde ibiparu byo gusebya abasheri mwabanaga. Mwirinde ibiparu byo gusebya aba ex bawe. Mwirinde ibiparu byo gusebanya. Mwirinde ibiparu byo kuvuga abandi nabi. No. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kawe. Ntukite umuntu imbwa, ntukite umuntu ingegera, ntukite umuntu igipfayongo, ikigoryi, igicucu. Ukurikije icyo ugendeye kuki?
Imana iganze. Efeso 5 nuko mwigana Imana nk'abakundwa kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba nk'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Amen. Abana b'Imana baririnda ngo shango nanjye kizambona, ngo nanjye nzamwereka ko data atabyaye imbwa, nanjye nzamwumvisha uriya mugingo, uriya muturage, uriya papa. Abana b'Imana bagerageza kuvuga neza. Abana b'Imana bagerageza kuvuga ton y'Imana, bavuga bumana. Abana b'Imana bagera ahantu baba baganira ukumva ni byiza, ukumva ni trebye. Abana b'Imana baba mu mwuka wakumva ibiganiro byo kubati rwose. Abana b'Imana ntibasebanya, ntibaryaryana, ntibavuga nabi, baritonda. Ibyabo ni ku murongo. Naho urajya mu ndayo ukavuga, ukajya mu bacyo ukavuga, ukajya mu atabu, ukajya mu no. Abana b'Imana hari aho bagira bakumva bagakomeza urugendo batavuze. Ariko kandi hanijye abana b'Imana bagira ahantu bakumva bakabati ibi bintu ngiye guhindura iki kiganiro. Abana b'Imana bagahindura sije y'ibigambo bipfuye y'amashyengo mabi, bakazanamo kwigisha Imana. Abavugaga nabi bakavuga neza, bagahindura ikiganiro kuri strategy y'Imana. Amashyengo mabi, magambo mabi, ugahamagara umuntu kuri telefone ukamutuka, uzi icyo ndicyo, ndakwiyamye, mva ndakwishituye, papa ibigambo titi. No. Abana b'Imana batandukanye n'abapagani. Matayo 6:44 gukomeza ngo none se ngo siko n'abana ba Satani bamera, siko abapagani bamera. Hese abapagani ntibatukana n'abakristo batukane se? Hese abapagani ntibagira amashyengo mabi n'abakristo se tugira amashyengo mabi? Ukandikira umuntu kuri WhatsApp, kuri Facebook, kuri Instagram ukamutuka? No, ntago bikwiriye abana b'Imana. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Amen. Efeso 5:15 kugeza kuri 17. Ese mu bandi uvuga iki? Mu bandi urinde? Mu bandi utera gute? Mu bandi wifata gute? Bakavuga uburyo bakopera nawe ugateramo umunyati nyine nanjye njya mbi. No. Bavuga uko bakopera, ubigishe ko abana b'Imana badakopera. Bakavuga uko bakuramo inda nawe ukungamo. No. Bakavuga birabishitani byabo nawe ukungamo. No. Bakavuga uko batendeka nawe ukungamo ukabereka izindi strategy. No. Bakavuga amafuti ukavuga amafuti, bakavuga ibinyoma ukavuga ibinyoma, bakavuga uburyarya ukavuga uburyarya. No. Abana b'Imana babaho ubumana. Hallelujah. Ijambo ryose riteye isoni ntigaturuke mu kanwa kawe, ahubwo kubonye uburyo ujye uvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvisha umugisha.
akanwa k'abana b'Imana kararema kubera uwo twakire ni Kristo. Iyo tuvuze biraba, iyo dutegetse biremera, dufite ubutware n'ubushobozi. Yesu yarabivuze. Mbahaye ubutware. Mariko 16. Mbahaye ubutware, mugende mukore mwigisha abantu. Dufite ubutware, akanwa kacu kararema. Uzita umuntu ikigoryi azaba ikigoryi, uzamuvuma azavumika. Kubera iki? Irinde kuvuga nabi, vuga iryiza. Hari abantu bakuvugaho ikintu kikaremeka, uzavuga ikintu ku mupagani kibe. Kubera iki? Ntasenga icyo uzamwaturo kizaba icyo. Mwitonde gupfa kuvuga. Mwitonde nujya uvuga nabi, uvuga ati Mana mbabarira. Ntimukavuge mwikinira. No. Nunavuga ujya uvuga ati Imana imbabarire. Hari igihe uvuga ikintu ku muntu utisengera, utizibye, ugasanga byabaye. Uzapfa utyo, uzapfa wandagaye. Labish, ibintu nk'ibyo ngibyo. No, abana b'Imana ntidutukana, ahubwo tuvuga ijambo ryose ryiza. Urakomeye, uri umugabo, uri umutsinzi, urashoboye, uri umunyabwenge, uri uw'Imana, uri uw'agaciro, uri mwiza, wuzuye imbaraga, ufite ubutware, ufite ubwenge, muri we harimo imbaraga, uri umukire. Amena. Mwatura ibyiza ku bantu, ntimwatura ibibi ku bantu. Ikigoryi, igicucu, gipfayongo, no. Byo ntibikwiriye abana b'Imana. Mukarenga mugatukana n'uwo mwashakanye, ukamutuka, ugatuka umuntu mwashakanye, ururimi rwawe rugafunguka ugatuka uwo muntu mwashakanye, mubana murarana, mupangana buri kimwe, mwabyaranye cyangwa muzabyarana. No. Gututuka umuntu murarana, gutumubwira nabi, gutumujombesha umunwa, ururimi. No. Gutumubwira amagambo amukomeretsa, gutumuriza, gutararira muraranye, gute umubwira nabi umuntu murarana, mwasezeranye, Imana yabahaye umugisha mukabana. Nta mpamvu. Wirinde gutuka umuntu Imana yaguhaye ikabagira connecte, mugashakana mukabyarana. Wirinde kumutuka. Wirinde gutuka abana Imana yaguhaye. Wirinde kubavugaho nabi, nujya ubavuga nayo, Mana mbabarira, nari nibagiwe. Mbabarira Mana. Nujya ubwira umwana we nawe uvuga ati Mana mbabarira. Kandi the way mutuka abana banyu, the way nabo bazakura batukana. The way utuka umwana wawe n'umujinya n'iki, nawe ni uko nyine. Ariko mubyirinde babyeyi. N'amashyengo mabi, abana b'Imana tuba muri mudu yo kwatura abantu ibyiza, kweja ari heza, kweja ari byiza, kweja ari abaneshi. Amena. Imana iguhe umugisha. Ni Evangeliste Aimable Niyirema. Amagambo mabi ntakwiriye abana b'Imana. Amashyengo mabi ntakwiriye abana b'Imana. Hari igihe usanga abantu bateye igiparu, nawe ukaza nyine ukumva ukuntu bari kuvuga, ati nanjye iki giparu kugira nkiryoshye nanjye reka nzane. No. Kuganira ni byiza. Ni byiza kuganira. Ni igiparu ni cyiza, ariko icyo giparu ugiye mu giteye gute? Igiparu, umva, abakristo batera igiparu, abakristo barabraga, bagira brage, ariko brage bari gutera zimeze gute?
abakristo baravuga, ariko bavuga gute? Bavuga ibiki? Barasabana, ariko basabana gute? Kandi ikintu cyose kitewe n'umwami Imana kiba gipfuye, kiba ari icya Satani. Abayoborwa n'umwana n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Rero mu biganiro byose, mu byo tujyamo byose, biyoborwe n'Imana. Yes, za high five tuzihane, ariko nyuma ya high five harakurikira iki? Dusangire nabo, ariko nyuma yo gusangira nabo harakurikira iki? Dukorane nabo, ariko se harakurikira iki? Twigane nabo, ariko se harakurikira iki? My God, Imana igufashe, nanjye mfashe. Nukuri akanwa kacu ni akanwa Imana yasize, ni akanwa kavuga ati Imana ikugire neza, umuntu Imana ikamugira neza. Ni akanwa kavuga ngo uyu munsi ntiwariye, ariko ejo ndategetse urye, bikemera. Ni akanwa gahanurira abantu, ni akanwa katura ibyiza ku bantu. Nyumva mukundwa, akanwa kawe kararema. Jya uvuga ibyiza ku muntu biraba. Haleluya. Ni akanwa kabwira umurwayi ngo indwara si yo kukwica, akira gukira mu izina rya Yesu. Imana ishyigikira abana bayo, ikagashyigikira akanwa kawe bikaremeka. Ni akanwa kabwirurira ngo humura, siko bizahora, ejo bikaba byiza. Ni akanwa kabwira umuntu ngo uzabyara, Imana igashyigikira urwo rurimi, umuntu akabyara koko kandi neza. Ni akanwa kabwira umuntu ngo nukuri uzakora ubukwe, Imana igashyigikira urwo rurimi, ubukwe bugakoreka. Ni akanwa kabwira umuntu ngo ntuzambara ubusa, Imana igashyigikira urwo rurimi bigakoreka. Ni akanwa kabwira umuntu ngo ejo uzaba umugisha, bikabuko. Imana ibwira Aburahamu ngo Aburahamu we nguru umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, uzaho umugisha uzabona umugisha. Nawe uri Aburahamu mu gihe nk'iki mukundwa. Abanyamugisha bavuga iby'umugisha, abanyamugisha bakomeza abandi, abanyamugisha bafasha abandi, abanyamugisha bazamura abandi, abanyamugisha bavuga amagambo y'umugisha. Ntitwahamagariwe kwanduzwa n'ibigare, ntitwahamagariwe kwanduzwa n'abo tubana, ntitwahamagariwe kwanduzwa n'abo tugendana, ntitwahamagariwe kwanduzwa n'aya magambo y'abandi. No. Abana b'Imana babana n'indaya ntibaba indaya, bakora mu kabari ntibiyanduza. Abana b'Imana bari ahantu hose. Abana b'Imana n'ab'Imana nyine ngo nabera, nk'uko Imana rera nabo bagomba kubabera mu ngeso zabo zose, mu kuvuga, mu kugenda, mu myambarire, n'abana b'Imana urababona ntibasanzwe, ni abantu basanzwe ariko bakora ibidasanzwe. Ni authentique, ni abanyakuri, bariyubaha, bakubaha akanwa kabo, bakubaha ubuzima bwabo. Urababona ukababona nyine bariho, barahari. Imana itubabare kuvuga nabi, Imana itubare kwatura amagambo mabi ku bandi, ku nshuti zacu, ku banzi bacu. Imana y'amahoro itubabarire. Hari igihe tuvuga nabi, hari igihe dutukana, hari igihe turakara tukavugana imijinya, ariko Imana itubabarire. Hari igihe tubwira abantu na kamera ikazamuka ati sha, njyewe nakwereka, nakuvuna, nakwereka aho navuye, nakwereka undi wakavuga ubwoko bw'iwanyu, ariko Imana y'amahoro itubabarire. Yesu Kristo utweze, uweze ururimi rwacu papa. Nibyo tuvuga nabi, nibyo turacumura. Ururimi papa ruvuga, papa rukavuga tugashiduka twavuze nabi, ariko papa utweze, utubabarire. Ururimi rwacu papa urweze, uduye kuvuga neza, uduye kuvuga ibyiza, uduye kuvuga papa amagambo meza akomeza abandi, azamura abandi, afasha abandi, ahumuriza abandi. Ibitari ibyo papa ni ubupfu. Twanze ubwo bupfu mu izina rya Yesu. Twakire ko akanwa kacu karema, kavuga ibyiza, katura abantu ibyiza. Urakoze Kristo mukundwa. Nge nawe kuva uyu munsi dutangire tuvuga ibyiza, twatura abantu ibyiza, tubavugeho ibyiza. Imana iguhe umugisha.
ibihe byiza.